Amahoro. Dukomeje kwiga inyigisho ivuga ku byanditswe byera, aho tugiye kureba uyu munsi ku ngingo ivuga ngo ukwihaza kw'ibyanditswe byera, sufficiency of the scripture. Turifashisha urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ni igice cya 3 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 17. Kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Ukwihaza kw'ibyanditswe byera. Ese iyo tuvuga ko ibyanditswe byera bihagije, ni iki mu by'ukuri tuba turi kuvuga? Iri jambo ubwaryo ni ijambo ryo kwitondera cyane, kubera ko iyo tuvuga ko ibyanditswe byera bihagije, ntabwo ari nko kuvuga ngo bihagije ku buryo niba ushaka kwiga imibare, ushaka kwiga biology cyangwa ushaka kwiga ikindi kintu, ibyanditswe byera birahagije kugira ngo bikwigishe iryo somo. Ntabwo ari icyo bivuze ukwihaza ku byanditswe byera cyangwa se kuba ibyanditswe byera bihagije, ahubwo igihe cyose ibyanditswe byera bivugwa ko bihagije bitewe n'intego runaka. Iyo ntego rero ni iyihe? Nuko iyo turi kuvuga ko ibyanditswe byera bihagije, tuba turi kuvuga ko bihagije guhishura wa mugambi w'Imana wo gucungura umuntu muri Kristo Yesu. Wenda abantu bakurikiye audio zabanje, twabonye ko Imana yihishuriye abantu mu buryo bubiri. Hari uburyo rusange biciye mu buryo yaremye, ariko hari n'uburyo bw'umwihariko biciye mu ijambo ryayo. Kandi impamvu ari ubw'umwihariko ni uko mu ijambo ry'Imana niho Imana yahishuye umugambi wayo wo gucungura umuntu waguye muri Kristo Yesu. Bityo rero tuvuga ko ibyanditswe byera bihagije, ngo bihagije kuduhishurira uyu mugambi Imana yagize kuva kera wo gucungura umuntu muri Kristo Yesu. Ngo iyo tuvuga ko ibyanditswe byera bihagije, tuba tuvuze ko bihagije kutwereka inzira y'agakiza no kutwereka ubuzima umuntu wakijijwe akwiye kubaho yubaha Imana. Nicyo biba bivuze. Ngo birahagije kuduhishurira inzira y'agakiza, ikindi kandi no kwereka umuntu ubuzima bwo kubaha Imana asabwa kubaho nyuma yo gukizwa. Birahagije kuduhishurira inzira y'agakiza nta yandi mahishurirwa, amabonekerwa, inzozi n'ubundi bwenge bw'abantu bukenewe. Muri iki gihe tugeze mu gihe abantu usanga cyane bifuza amahishurirwa, bifuza inzozi, bifuza ubundi butumwa budasanzwe, ariko ndagira ngo mbabwire, Imana yaduhaye ijambo ryayo kandi iriduha byuzuye. Bibiliya rero, ijambo ry'Imana ntikeneye kongerwaho cyangwa kugabanywaho. Nk'uko tubona muri bene data ba kera bazanye amavugurura nka Martin Luther, aho nyine n'abandi bazanye amavugurura bavugaga ikintu cyitwa ngo ni sola scriptura cyangwa se scripture alone, ibyanditswe byera byonyine. Ngo ibyo byonyine nibyo bihagije guhishurira umuntu inzira y'agakiza n'imibereho akwiriye kubaho. Rero ibyanditswe byera birahagije kuduhishurira iyo nzira n'iyo mibereho, nta yandi mahishurirwa, nta yandi mabonekerwa nyine akenewe. Ngiyi impamvu nyine tuvuga yuko ibyanditswe byera
bihagije. Twabonye ko iri hishurirwa ryatanzwe n'Imana, bityo rikwiye kubonwa cyangwa se kwakirwa nk'irihagije kuko ryavuye ku Mana ubwayo, kubw'intego Imana yari ifite iritanga. Rero gutekereza ko hari irindi hishurirwa cyangwa se hari ubundi buryo, ubundi ni uguhinyura ubwenge bw'Imana. Ariko iyo tuvuga ngo ibyanditswe byera birahagije, ukwihaza ku byanditswe byera, hari icyo tuba tuvuze. Tuba tuvuze ko ibyanditswe byera bihagije ku bw'iyi ntego yo guhishurira umunyabyaha waguye muri Adamu inzira y'agakiza. Ikindi kandi ni uko bihagije kwereka umuntu ubuzima asabwa kubaho yubaha Imana. Ibyo rero ijambo ry'Imana, ibyanditswe byera birahagije rwose kugira ngo bibyerekane. Reka ibyo bintu wenda tubihamishe ibyanditswe byera kugira ngo turusheho kubyumva ko ibyanditswe byera bihagije, kandi nabyo ubwabyo nyine byifitemo guhamya uku kuri yuko bihagije guhishura inzira y'agakiza no kwereka imibereho umuntu asabwa kubaho yubaha Imana cyangwa se anezeza Imana. Aho twasomye Pawulo yandikiraga Timoteyo mu rwandiko rwe rwa kabiri amubwira ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Iki nicyo cya mbere gihamya yuko ibyanditswe byera bihagije guhishura umuntu inzira y'agakiza. Ngo umuntu ushaka ubwenge bwo kuzana agakiza, ubwo bwenge nta handi hantu umuntu abubonera uretse mu byanditswe byera. Ngo kuko ngo yari azi ko ngo uhereye mu buto bwiwe ngo yari azi ibyanditswe byera ngo bibasha kumumenyesha ubwenge bwo kumuzanira agakiza. Ngo ubwenge bwahesha umuntu agakiza nta handi hantu umuntu abukura uretse mu byanditswe byera. Ubu ntabwo umuntu aburota, ubu ntabwo umuntu agira irindi yerekwa, ahubwo ibyanditswe byera birahagije rwose kugira ngo bihishurire uyu muntu iyi nzira. Ngo ni ubwenge bwo kumuzanira agakiza, ubwenge bwamukiza ukurimbuka ku iteka ryose, ubwenge bwatuma abona uburyo yababarirwa imbere y'Imana, ubwenge bwatuma aba intungane imbere y'Imana. Ubwo bwenge rero ngo ibyanditswe byera birahagije kubuhishurira umuntu. Ikindi kandi ngo ni agakiza ngo gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ngo nta gakiza kabonerwa muri Kristo. Rero iki nicyo nyine cya mbere kigaragaza hano. Icyo tuvuga ko ibyanditswe byera bihagije, tuba tuvuza ko bihagije guhishurira umuntu ubwenge bwo kumuzanira agakiza. Ako gakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Ubu bwenge ntago wabwiga mu ishuri. Ubu bwenge Imana yabubitse mu byanditswe byera, kandi ibyanditswe byera byonyine birahagije, nta irindi yerekwa, nta yandi mabonekerwa umuntu akeneye kugira ngo amenye uburyo yakizwa. Bivuze ngo umuntu ukeneye gukizwa, akeneye n'inzira yamuhesha kugera ku gakiza, akwiye kwisunga ibyanditswe byera, kubera ko ibyanditswe byera birahagije guhishura iyo nzira, guhishura ubwo bwenge bw'agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Ngo mwumve ngo kujya hanze y'ibyanditswe byera ni ukujya hanze y'inzira yagize umuntu
gakiza. Ngo ibyanditswe byera byonyine bihagije kukubera urumuri rwakugeza ku kuri. Ibyanditswe byera birahagije kugeza umuntu ku gakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Ngo umuntu ushaka gukizwa, umuntu ushaka kumenya inzira yamugeza ku Mana, umuntu ushaka kumenya uburyo yaba intungane imbere y'Imana, umuntu ushaka kumenya uburyo yazabana n'Imana, inzira nyine aho igaragarira ni mu byanditswe byera. Kandi ngo ni ubwenge ko Pawulo yabwise ngo kuzanira umuntu agakiza. Ni nko kwerekana ko ubu bwenge ntabwo umuntu abuvukana, ubu bwenge nta nubwo umuntu azi, ariko ngo ushaka kumenya, ushaka kuburonka, yisunga ibyanditswe byera byonyine. Kandi kwisunga ibyanditswe byera ni ukumenya yuko hirya y'ibyanditswe byera nta handi ubwo bwenge wishukira bugaragarira, kuko ibyanditswe byera nibyo bihagije, nibyo byonyine bibasha guhishura ubwo bwenge bwo kuzanira umuntu agakiza. Ako gakiza ngo ni agaheshwa, ni akazanwa no kwizera. Iyo bavuze kwizera baba bakuyeho ikindi kintu cyose. Ntabwo ari agakiza, ntabwo ibyanditswe byera bihagije guhishurira umuntu, kuzanira umuntu agakiza gaheshwa n'uko yakoze imirimo myiza, cyangwa se yitwaye neza, cyangwa se yubahirije imihango y'idini. Ngo ni agaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ako niko gakiza ibyanditswe byera bihishura. Ntabwo ibyanditswe byera bihishura agakiza umuntu ari buze guhabwa, guheshwa n'ibyo yakoze, n'uwo ari we, n'uko yitwaye, n'uko yavutse, n'ibyo akora. Oya, ngo ni agakiza ngo gaheshwa umuntu ahabwa biciye mu kwizera Kristo Yesu. Ibyanditswe byera rero birahagije kuri iyo ngingo. Birahagije guhishurira umuntu ubwo bwenge bwo kumuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ngiyi impamvu ibyanditswe byera nyine bihagije ku bw'iyi ntego yo guhishura inzira y'agakiza. Iyo tuvuga ko bihagije, ni uvuga ngo nta kindi kintu umuntu akeneye, ibyanditswe byera birahagije. Ikindi kintu cya kabiri, ntabwo twabonye ko bihagije gusa guhishura umuntu inzira y'agakiza, ahubwo ni uko ibyanditswe byera binahagije kwereka umuntu ubuzima akwiye kubaho nyuma y'uko amaze gukizwa. Pawulo akomeje kubwira Timoteyo, bijya bisa nkaho Timoteyo yibazaga ati ese uyu murimo Imana impaye gukora muri Efeso nzawukora nte? Ibibazo mfite cyangwa se ibibazo nzahura nabyo nzabasha kubihanduringa gute? Ariko Pawulo ntabwo nta kindi kintu yamubwiye yuko ibyanditswe byera bihagije gutuma uba akwiye muri uwo murimo no gukora ibyo Imana ishaka. Aramubwira ngo 16, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro, cya mbere, wo kwigisha umuntu. Ibyanditswe byera birahagije kukwigisha no kumwemeza ibyaha bye, birahagije kukwemeza ibyaha no kumutunganya, birahagije kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Ngo biduhanira kugira ngo turusheho gukiranukira Imana. 14 baravuga ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Ngo Pawulo amwereka yuko ibyanditswe byera yari abizi uhereye mu buto bwiwe ko ari byo bimubasha kumuha ubwenge
bw'agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ariko aramubwira ngo ibyanditswe byera ni nabyo bihagije nyine gutuma uba ukwiye ngo ukore imirimo myiza yose. Ngo iki nacyo cyerekana uburyo ibyanditswe byera ntabwo bihagije gusa guhishura umuntu inzira y'agakiza, ahubwo biranahagije kwigisha, gutunganya, guhanira umuntu kugira ngo abe ukwiye, abashe gukora imirimo myiza yose, abashe kubaho ubuzima bunezeza Imana. Rero ntabwo umuntu akeneye ubundi bwenge bwinshi kugira ngo abashe kubaho ubuzima bunezeza Imana, abeho yubaha Imana. Ibyanditswe byera byonyine birahagije gukora uwo murimo. Niyo ngo kwiga ibyanditswe byera birahagije kugira ngo mbashe kubaho ubuzima bunezeza Imana. Ntabwo ndi buze gusaba ko bambwira ngo kora gutya ngo kugira ngo unezeze Imana, ngo wumve ngo Imana ngo iri kukubwira. Hano nyine Bibiliya byerekana neza yuko bihagije kugira ngo umuntu w'Imana bakwiye ngo akore imirimo myiza yose, kandi gukora imirimo myiza yose nyine ni ukunezeza Imana. Rero ngiyi impamvu nyine tuvuga yuko ibyanditswe byera bihagije kuduhishurira inzira y'agakiza, kuduha ubwenge, bihagije kutumenyesha ubwenge bwo kuzana agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Inzira y'agakiza, ibyanditswe byera birahagije kugira ngo biduhishure nta yandi mabonekero. Ikindi kandi birahagije kugira ngo binatwereke ubuzima dusabwa kubaho nyuma yo kwizera, ubuzima bunezeza Imana. Ntabwo nkeneye ibindi bintu byinshi kugira ngo mbashe kubaho ubuzima bunezeza Imana. Oya, ahubwo ibyanditswe byera birahagije kugira ngo bitume mbe ukwiye ngo nkore imirimo myiza yose. Ibi nubwo Pawulo yabibwiraga Timoteyo nk'umushumba uri muri Efeso, ariko ni n'ibintu bireba umwizera wese, yuko adakeneye ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyamuhishurira inzira y'agakiza, cyangwa se ngo bakeneye ibindi bintu byinshi byatuma ari buze kubaho yubaha Imana. Ibyanditswe byera birahagije guhishura umuntu iyo nzira. Ikindi kandi biranahagije guhishura umuntu uburyo akwiriye kubaho. Yego, rero iyi ni inyigisho rwose abantu bakwiye kumva ku byanditswe byera birahagije. Ariko hari ibintu dukwiye kumvamo aha ngaha. Kuba ibyanditswe byera bihagije hari icyo bitavuze. Nyine kuba ibyanditswe byera bihagije, ibintu ntabwo bikuraho ko umuntu akwiriye kubyiga kandi akabyiga yitonze. Niyo ngo iyi ntabwo ari inyigisho iri buze gusiga umuntu yicaye bisa nkaho yabaye umunebwe wo kwiga ibyanditswe byera ngo kubera ko ngo bihagije ngo kuduhishura inzira y'agakiza n'uburyo dusabwa kubaho. Ahubwo bikomeza kudutera umwete wo kubyiga, gusa tukabyiga nyine turi muri iyi mbago y'uko bihagije kuduhishurira iyo nzira n'ubuzima dusabwa kugira ngo twubahe Imana. Yego, ikindi kandi kuba ibyanditswe byera bihagije ntabwo bikuraho umurimo wa Mwuka Wera. Wenda nk'umuntu uba ati ibyanditswe byera birahagije, sinkeneye Umwuka Wera, ibyanditswe byera birahagije kumpishura inzira y'agakiza n'ubuzima nsabwa kugira ngo mbeho nubaha Imana. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko ibyanditswe byera ndetse n'umwizera ntabwo abasha kubyumva igihe cyose adaciye bugufi ngo Umwuka w'Imana abimwigisha, kubera ko tubona ko ibyanditswe byera twarabibonye ni Mwuka Wera wabyandikishije, ariko kandi ni na Mwuka Wera ujya utanga kugira gute kubisobanukirwa. Niyo mpamvu ukwihaza kw'ibyanditswe byera ntabwo gukuraho ko
Umwuka wera ari we ufite umurimo wo kubisobanura no kubihishurira abizera. Yego, ahubwo dukomeza kuba munsi y'ubutware bwa Mwuka wera, tumusaba kugira ngo aduhishurire iyo nzira, ikindi kandi anaduhishurire ubuzima Imana yagennye mu byanditswe byera tubasha kubaho kugira ngo tuyinezeze. Ibyo nyine ni ibintu tudakwiriye kwitiranya nyine n'iyi nyigisho. Ntabwo bikuraho ukwiye kubyiga, umuntu akwiye kubyiga yitonze, ikindi kandi ntabwo bikuraho umurimo w'Umwuka wera yuko ari we ufite ubushobozi bwo kubisobanura. Dore mbereke ingaruka ziri mu kutemera iyi nyigisho yo kwihaza ku byanditswe byera, yuko ibyanditswe byera bihagije. Ikintu cya mbere ni uko kutemera ko ibyanditswe byera bihagije byinjiza abantu mu buyobe. Byinjiza abantu mu buyobe kubera ko baba bumva ko hari ubundi buryo, hari indi nzira babasha kumenyeramo inzira y'agakiza ndetse n'ubuzima bwo kubaha Imana atari ibyanditswe byera. Nyine ibi bintu byinjiza abantu nyine mu kuyoba. Ikindi kintu cya kabiri ni uko kutemera ko ibyanditswe byera bihagije byinjiza abantu mu kuyoborwa n'amarangamutima kuruta kuyoborwa n'ukuri. Kuko ubundi byagakwiye ko umuntu areba icyo ibyanditswe bivuga akaba ari cyo yemera. Ariko niba umuntu adashaka kumva icyo ibyanditswe byera bivuga, byange bikunde ayoborwa n'amarangamutima ye, akayoborwa n'uko yiyumva, ariko atayobowe n'ukuri. Rero kutemera ko ibyanditswe byera bihagije byinjiza umuntu cyangwa se byinjiza abantu mu kuyoborwa n'amarangamutima, cyangwa se bakayoborwa n'ibitekerezo byabo n'iby'abandi bantu, ariko badahagaze ku kuri. Ikindi kintu cya gatatu ni uko dutakaza icyerekezo cy'agakiza. Ndetse nta nubwo ari ugutakaza gusa icyerekezo cy'agakiza, ahubwo dutakaza n'inzira y'agakiza. Niyo ngo kutemera ko ibyanditswe byera bihagije kuguhishurira inzira y'agakiza no kuguhishurira ubuzima usabwa kubaho wubaha Imana. Niyo ngo utakaza iyo nzira ugatangira kugena indi nzira y'agakiza Bibiliya itagennye. Ikindi kandi ukanatangira nyine kurema no guhimba indi mibereho itagaragara mu byanditswe byera. Niyo mpamvu ari akaga gakomeye cyane ku muntu utemera yuko ibyanditswe byera bihagije kuduhishurira inzira y'agakiza no kuduhishurira ubuzima dusabwa kubaho tunezeza Imana. Ibyo ibintu nyine dukwiye kuba twemera kandi rwose twumva. Rero dusoza, mu by'ukuri iyi ni inyigisho dukwiye nyine kuba turi kumva. Iyo tuvuga ko ibyanditswe byera bihagije, iki tuba tuvuze ko ibyanditswe byera bihagije kuduhishurira inzira y'agakiza no kuduhishurira ubuzima dusabwa kubaho tunezeza Imana, twubaha Imana. Reka mbanze mbwire nk'umuntu wizera, uvandimwe, niba Imana yarashimye kugukiza ikakuzura, ngo ubuzima Imana busaba kubaho, ntutekereze ko hari ahandi hantu uzabukura. Yaba uburyo urwana n'ibyaha, uburyo ukwiriye kubaha Imana, uburyo ukwiriye kuyinezeza, uburyo ukwiriye kubaho ubuzima bwawe bwose buhesha Imana icyubahiro, ntabwo ukwiye gutekereza ko hari ahandi hantu bizava. Imana ubwo buzima bwose bwo kuyubaha yabushyize mu byanditswe byera. Imana iguhamagarira kubumbura ibyanditswe byera, ukabyiga witonze, ukishingikiriza ku Mwuka wera kugira ngo akomeze agende aguhishurira uko kuri k'ubuzima
agena yuko abana bayo babaho. Kandi umuntu wabashije kubaho ubuzima ibyanditswe byera bivuga, uwo muntu nyine niwo tuvuga yuko agenda ashushanywa na Kristo, kuko Kristo ntabwo atana n'ijambo rye. Ushaka gusa na Kristo abumbura ijambo ry'Imana akaryiga. Icyo kintu nyine ukwiye. Ibyanditswe byera birahagije. Fata Bibiliya yawe mu gitondo, nimugoroba, fata Bibiliya yawe umunsi ku munsi, uyige uciye bugufi, usabe umwami kuguhishurira ibyanditswe byera, kuko birahagije kukwereka ubuzima, uburyo wabaho. Kandi mu bice byose by'ubuzima, ibyanditswe byera birahagije kuguha amahame yakugenga mu mibanire n'abandi. Birahagije kuguha amahame y'uburyo ushobora kuyobora abandi cyangwa se kuba umuyoborwa mwiza. Ngo ibyanditswe byera birahagije rwose mu bice byose kukwereka ubuzima wabaho wubaha Imana. Ariko ibyo bintu ntabwo bizizana nyine. Niyo mpamvu usabwa nyine kwiga ibyanditswe byera kandi ukabyiga nk'ibihagije, udakeneye ikindi kintu na kimwe. Tubona muri Yosuwa, igitabo cya Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8, Mose ari gusezera kuri Yosuwa, amagambo Imana yabwiye Yosuwa imukomeza, yaramubwiye ngo biri muri iki gitabo cy'amategeko, ntukarore kubihanisha akanwa kawe, ngo ujye ubitekerezaho ku manywa n'ijoro, ngo kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditsemo byose. Urumva uburyo bwo gukurikiza ibyanditswe mu mategeko ngo ni uko bitekerezaho ku manywa n'ijoro. Muvandimwe, nyine ushaka kwitondera ibyo ibyanditswe byera bivuga, ushaka ubuzima bukomoka mu byanditswe byera, ngo ni uko ukwiriye kubitekerezaho ku manywa n'ijoro. Ibyo byonyine bizagutunganya bikugeze ku gakiza. Ibyo byonyine birahagije gutunganya umuntu, bikagenda bimushushanya gusa na Kristo, akabaho ubuzima bunezeza Imana. Abantu benshi usanga bari kwibaza, ni gute nanezeza Imana, ni gute nabaho ubuzima bunezeza Imana, nta bundi bwenge bukenewe, nko kubumbura Bibiliya yawe ukayisoma, kuko ibyanditswe byera birahagije gukora ako kazi. Reka mbwire umuntu utizera, niba uvuga ko wakijijwe, niba uvuga ko uri umwana w'Imana, ariko inzira y'agakiza idahura n'inzira Imana yahishuye mu byanditswe byera, ndagira ngo mubwire ngo garukira aho ngaho, wisunge ibyanditswe byera, wongere ubyige witonze. Kubera ko inzira ibyanditswe byera bihishura nta gakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo, ntabwo ari agakiza gaheshwa n'imirimo n'ibindi, agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ikindi kandi ni uko ukwiye kwemera yuko ibyanditswe byera bihagije. Niba uri umuntu uri gushaka agakiza, ushaka uburyo wakwiyunga n'Imana, ushaka uburyo wabona imbabazi z'ibyaha, ushaka uburyo waba umukiranutsi imbere y'Imana, ushaka uburyo wazabana n'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ukeneye amayerekwa, ntabwo ukeneye inzozi, ntabwo ukeneye amagambo y'ibitangaza, oya. Ahubwo Imana, inzira y'agakiza n'ubuzima bwo kuyubaha yabuhishuye mu byanditswe byera. Rero ndaguhamagarira kugira ngo wongere urebe ibyanditswe byera, wongere urebe Bibiliya, kubera ko hanze ya Bibiliya ntitwaboneraho inzira y'agakiza. Inzira y'agakiza Imana yahishuye mu byanditswe n'ubuzima umuntu yabaho yubaha Imana. Ibyanditswe byera rero niyo mpamvu bihagije. Ese urabyemera? Niba utabyemera, ingaruka twabonye zizakugeraho, ariko niba ubyemera uzaba rwose uri mu mbago nziza,
zituma ukomeza kubaho uhesha